agakora neza kandi akagakora akishimye kandi nawe agakorera akishima. Ariko iyo ugiye mu tuzi turenze kamwe ari tuzi tubiri bro hari igihindukaho challenge iraba yego kuko uhita uhugira mu byawe cyane kurusha uko ahugira mu by'abandi. Urumva ntabwo Element yari kuba yarabaye umuhanzi akomeze no kuba umuproducer yinjiye mu producer cyane kurusha yakwinjira mu buhanzi bwe kuko we nawe akeneye dore ko yarakeneye no kuzamuka kandi akanya kugeza isaha we mu producer umaze kubaka izina ku isi no mu Rwanda hose kuko urumva njyewe ntabwo Element azongera kunkora indirimbo kuko indirimbo zanjye arazitindana. Ibi ntabwo byaturuka kushya ari kuba Okama yakora indirimbo nziza yakore kwa Element kandi Element nawe afite umuzigo agomba gusohora muri uko kwezi. Element akavuga ati iyi ndirimbo ni inyisohora Okama araba ndi yiturufu reka mbanze muryamishe none mbanze sohoye yanjye. Ntabwo birashoboka ariko ntago yajya gukorera Okama indirimbo kandi nawe afitiye abanza Okama nego bibaho utebureza arabwibanza. Urumva uko yakora kose yakora iye ya Okama ikaza nyuma kuko urumva ko uko yakora iya Okama nta nubwo ariko yakora iyi yego aba harimo tofauti. Ashobora gukora iya Okama akayikora nabi iyo akayikora neza kugira ngo abe yo ijya mbere agakora neza kandi akagakora akishimye kandi nawe agakorera akishima. Ariko iyo ugiye mu tuzi turenze kamwe ari tuzi tubiri bro hari igihindukaho challenge iraba yego kuko uhita uhugira mu byawe cyane kurusha uko ahugira mu by'abandi. Urumva ntabwo Element yari kuba yarabaye umuhanzi akomeze no kuba umuproducer yinjiye mu producer cyane kurusha yakwinjira mu buhanzi bwe kuko we nawe akeneye dore ko yarakeneye no kuzamuka kandi akanya kugeza isaha we mu producer umaze kubaka izina ku isi no mu Rwanda hose kuko urumva ntabwo rero yajya kuvuga ngo akurikira aho bajya nyine muri iyo modoka baragenda bararyamana amuha amafaranga inote y'ibihumbi 200 amuha na telefone iguze 100. Urumva ko yari amafaranga menshi yari telefone ihenze umwana w'umukobwa yumva akakiza ariko ijambo uwo mugabo yaherekejeho niryo ryashengusha uwo mukobwa ngo hari ukugira ngo uzayagure mu ahita amubwira ati yahise amubwira iryo jambo ryo kumubwira ngo nyine nihagira igihindukamo uzayifuzemo. Ubwo urumva umwana ntiyabitekerejeho inda z'indaro ngo cyangwa zitware sida ngo niwasigaye abakobwa ba makeya yasigaye abakobwa ba makeya ngo guhera kuri 3 kumanura kugeza ku 1000 ariko 3 ngo nagaturukamo yanyaje wajyaho bwa kabiri aranyaje uwa mbere arabagiye kurwana n'uwo mugenzi none nawe rero uratangiye ngo ibihe byiza kuri mwe mudukurikiye kuri 001 TV Show Rwanda. Mbonero mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose ari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali intara zose zo mu Rwanda. Ndabasuhuze ndetse ntibagiwe na diaspora nyarwanda. Nkuko mubizi rero ninge Rashidson akanzura heba mvuge barijyane izimira ikicura ntayigire umushumba Badman Ramjan Shak umwami wa NYC. Nkuko mubibona rero imbere hara kuri kamera murabona umugabo bamwita DJ AB Old School. AB Old School umeze neza? Meze neza nda kibazo ndabanguse. Haha. Amakuru yo mu mihanda bitmeze bite uko waturutse mu rugo ubona mu mihanda wabonye meze bite? Amakuru mu mihanda ejo bundi mu minsi ishize mu minsi nk'ibiri ya weekend ishize ubwo kwava kari ku cyumweru yego natembereye aho bita ku isi ya 9 ariko ibyo nahumvishe biteye agahinda. Gute rero? Ku isi ya 9 na gace kihariye wagira ngo nicyo gihugu niho igihugu kiri kuko urabona ko Inyamirambo haciwe abantu twita ngo ni indaya
yego ubu ngubu hari akazina babita ngo nibagiye kandi kazina babita indangamirwa bense baracitwa indangamirwa bitwa indangamirwa. Urabona ko muri Nyamirambo mu mujyi wa Kigali barahabaciye hano za Cosmos manutse epfo za Matimba, yego. Ariko ku isi ya 9 nabonye koko ari isi ya 9. Ni ukuvuga ngo ahantu hasigaye uburaya ni ku isi ya 9 ndetse ni na Sodoma. Aho hantu ko ari habiri, Sodoma no ku isi ya 9. Ngo guhera saa 9 z'ijoro ngo abantu babari urujya n'uruza bo baje kureba indaya, ngo ni za 5 zirahari. Urebye guhera saa 12 haba hari urujya n'uruza rw'abasore n'abagabo baje kureba izo nkumi. Dore ko udashobora gusanga zambaye neza, shoro nyinshi usanga zambaye udukariso, ndozi kari kariso ko burya wambaye boxer ni nko kwambara ikariso, naho ugasanga wambaye utumini tugufi cyane. Ku isi ya 9 na Sodoma nta buyobozi buhaba. Ubuyobozi sinzi nimba buhaba kuko ubu ngubu rwose nta nubwo nahabonye muri make, kuko yaheze kuba buhaba nkuko baziciye Matimba bakazica hano ku ruguru ku Cosmos, naho yaza kuba hari ubuyobozi naho bari kugerageza kuzihaca. Nyuma yuko guverinoma y'u Rwanda ishize amategeko hanze, umuvugizi wa RIB Murangira akaba yaravuze ngo gusambana cyangwa kwishyura indaya ni icyaha gihanwa n'amategeko. Muri Nyamirambo indaya zahise zihacika, Cosmos ndetse no kuri Matimba naho barahacika, ariko aka kanya ngo biravugwa ko ku isi ya 9 ariho bisigaye, kandi ngo hariyo na sida ivuza ubuhuha n'umutezi. Niko bimeze niko urebye niko umuntu abyumva ko iyo uvuganye na indangamirwa imwe muri yo ikubwira ati ngewe dore akazu ka Prudence ngakariya, hari n'akazu ka Prudence, ati ntago wakorera aho ngaho no kujya gufata Prudence. Ziririnda zamenye ubwenge, ko zamenye ubwenge, ntago zishaka kuba zaterwa inda z'indaro ngo cyangwa kuzitware sida. Ngo no wasigaye abakobwa ba makeya, ariko yasigaye amakobwa ba makeya ngo guhera kuri 3 kumanura kugeza kuri ku 1000, ariko 3 ngo nagaturu kamwe. Kanya n'urukanwa ngo 5 ngo nukura agaturu kanya kuri 3 kwihagararaho kwabo nyine naho bihagararaho nk'imbwa ry'uruhura bizi utihagazeho nta n'umuntu bose bakumenyera. Ubwo urumva byabaye nko bihagararaho, bavuga ko agaturu kamwe ari inote 3000. Warangiza utarakigeraho, warangiza amaze kukigeraho ubwo tayari 3 byinjiye, ubwo waye yayabonye tayari, kandi ubwo ngo utabwiye ati nge nsubiye mu kazi. Ubona ibi bintu bizagarukira he kubona guverinoma y'u Rwanda afashe icyemezo yuko bagomba gucika ku mihanda? Ibi bintu numva ko aho bigeze kure, kuko nimba hari aho byavuye akabaho byasigaye, urumva n'ubundi biracyahari. Gusa wenda nta gihugu kitagira indangamirwa, wenda bashobora kuzikorera ahantu wenda zigomba kuba zibarizwa, wenda leta ikajya izisoresha, ariko zikaba zifite ahantu. Uko guhagarara mu muhanda byo nanjye ntago mbishyigikiye. Bura umusoro w'indaya leta irawukeneye kwe? Umusoro w'indaya ntago leta kwanga kuwukenera, kuko leta y'u Rwanda ntago ibyo ibindi bihugu birawukenera, kuko nk'umuntu nkanjye watembere muri Kenya, nasanze hari mu mahoteli haba harimo amafoto y'indangamirwa n'amarubumu, baguha amarubumu ukarebamo amafoto y'indangamirwa ushaka, bakakubwira amafaranga ugomba gutanga. Urumva wowe ntago yakuraho ngo yahe indangamirwa, ahubwo yakuraho yaha hoteli, keretse iyo indangamirwa igusabye tipu ukayiha tipu bitewe n'ibyo yagukoreye. Ubwo rero ndumva byose na leta yacu y'u Rwanda yabikora gutyo, kugira ngo tujye tugira ahantu tuzisanga, dutoranyemo, iyo dutoranya tukishyure. Ubwo ubundi bwo reka nkubwire, indaya ubundi zivuyeho ni ikihe gihombo abasore bagira? Nta ndangamirwa ntago zavaho kuko ntibibaho. Nka kwa kundi uvuga ngo guca abajura baca ariko bakanga bakiba. Hari umusaza umwe twigize kuganira kuri iki kintu, icyo gihe Murangira nibwo yari yasomye ayo mategeko, avuga ko kugura indaya ari cyagenwa n'amategeko, umugabo uzabifatirwamo azabihanirwa. Umusaza umwe arambwira ati ibi nibyo byabakwiye kuba gutya, kubera ko kera ati twebwe tukiri abasore twabaga tuzi aho ziba, njyewe nkafata nkayisanga wiri, atariko ibintu byo kujya mu mihanda bagahagarara bakambara ubusa ngo barateze.
ati ibi ntabwo byahabaga. Ati rero urumva ko n'ibintu byo kuva kera ntabwo rega kujya mu muhanda no kwitesha agaciro. Ntabwo kera ntabwo byabaga. Urumva ko umusaza kubwiye urumva ko bitabagaho kandi koko mu mikurire yacu nakuze ntumva ngo indangamirwa nzumva gusa mu magambo ariko ntazi ngo indangamirwa isite ariko aho zigire mu muhanda twese tumenye izo arizo umva ko nimba umusaza arisangaga aho ziba zikamwakira ubu ngubu se wavangura asanga mu muhanda ni ikibazo kandi ikibabaje AB ikintu amaze kubona naje gusanga abenshi baba ari abana bakiri bato 18 19 20 yego babandi bakuze ntabwo ushaka kubabona mu muhanda ni inkumi ntoya rwose. Iyo ugiye ku isi ya 9 cyangwa Sodoma usanga bakiri abana batoya. Njye bitewe n'uburyo naganire nabo nta mwana ufite imyaka 25 nigeze mpabona na 18 ni 20 nta 25 nabo. Nose AB iyo warabaganije kugira ko iki gituma bajya muri uriya mwuga w'uburaya cyatumye bajya mu mwuga w'uburaya ngo ni ubuzima bubi babayeho bamwe na bamwe ngo nta miryango bafite byabaye ngo ko noneho baza bamwe baturutse mu ntara bazi Kigali baje gushaka akazi. Yego akazi kakagera kagafiyaringa kamara gufiyaringa bikaba ngombwa ko bihangira umurimo. Urumva rero guhanga umurimo imba yaricuruje nk'akabona abonye ibinote 3,000 mu ijoro rimwe yahise avuga ati akazi ni akangaka ibaze. None se AB hari abakobwa benshi ndetse n'abadamu nyabona mu mwuga w'ubuyede wo kubaka kubera iki bo batakwegera bagenzi babo no ngo bakoresha amaboko yabo batagiye kwicuruza. Ntago bashaka kuvunika kuko erega buriya se buriya hari imvune utabira bintu buriya kujya mu buyede kuri bo ni ukuvunika kuko aba ari uguterura ujyanira umufundi cyangwa se ari ugukoresha igitiyo cyangwa urumva ibi byose ntibashaka kugira ngo bikorwe ahubwo barashaka kugira ngo bagurisha amagara yabo nibamara kugurisha amagara yabo tayari babone amafaranga ababesha. Mbone rero ngewe nshimire bari abakobwa bakuye amaboko mu mifuka AB mu by'ukuri ni abantu bo gushimirwa kuba barakuye amaboko mu mifuka bakegera abandi bafundi bakiga bakaba bayede kandi bakaba mbona bibatunze. Nekereza ko izo ntamvune zirimo ashaka kuvunika wenda arimo araterura ibyo bikarayi ariko nimugora akaryama karuhuka ariko bariya ntago baruhuka. None se niba umuntu agiye mu muhanda kuva saa moya kugeza saa 8 z'ijoro saa 9 niriya mbeho hari imvune irenze iyo ngiyo. Imbeho niho yumva wowe ku giti cyawe. None ubwo ni nkuko wavuga ngo marine zo mu muhanda ni imbeho. Nase uganije marine kuvuga ko igira imbeho y'ijoro ariko urayigira sibyo. Nuvuga ngo nabo rero ikintu cyamaze kubajya mu bwonko no mu mitwe yabo nuko ari ugushaka amafaranga by'imbeho niba byitayeho. Ntago babyitayeho kabisa. None ubu turavaye turagana. Ubwo nuvuga ngo rero twebwe urebye ahubwo ngewe hari igihe mbona twebwe abagabo cyangwa abasore natwe tubitera nimba ugira gutyo ukajya kugura iyo ndangamirwa ntago yabura kugaruka ariko iramutse ije bwa mbere ikabura umuntu bwa kabiri ikabura umuntu icyumweru cyose ikabura umuntu w'umugabo cyangwa umusore never ntiyagaruka. AB ndatekereza ko ntabwo indangamirwa zabura abagabo kubera yuko abasore b'iki gihe ntabwo bagishaka kurongora n'abageze mu zabukuru nabo batararongora ntibashaka kurongora. Uramubaza se ko icyo udashaka gushaka umugore ngo mubane ngo izo stress nazo nkeneye ubundi se umugore ni uwiki byo mfite bitatu byanjye ko ikibazo nkirangiza. AB ibi bintu ntabwo bigiye kuzaremaza abantu mu mutwe. Yamaze kubaremaza ntabwo ari bigiye yamaze kubaremaza nimba umugabo ashaka umugore agata umugore mu nzu akajya gushaka indangamirwa urumva ko tayari yamaze kuremara umutwe yararemaye mu mutwe kuko nuza keya ahabwa mu rugo ntago ariyo indangamirwa imuha kuko indangamirwa yo ipfa kuba noneho yumvishe ko umukiriya wayo afite umugore cyangwa se afite umufasha igomba kumukorera ibirenze ibyo umufasha ashobora kuba wayakorera wa mugabo. Noneho iyo imukoreye ibirenze ibyo wamufasha akorera umugabo we ubwo urumva ntago umugabo yakongera gutekereza kuvuga ngo arabonana n'umugore uko byagenda kose agomba kujya gushaka iki indangamirwa. Reka rero dukubite tubangura kugira ngo tubashe kuvuga n'andi makuru. Yego AB niyo nama wagira aba bana bakiri bato bari kwishora muri uyu mwuga w'uburaya? Inama nabagira nuko bashaka indi mirimo babeshaho kuko umwuga w'uburaya si umwuga ahubwo ni umwuga kujyana ahantu habi nubwo avuga ngo akoresha prudence ariko
hari umugabo uza akaza avuga ati ngewe nta pedanse nkoresha ndaguha amafaranga ushaka ariko nta mpamvu yo kurira bombo mu shashi. Ubwo urumva aho ngaho niho bwa buzima bwe bugiye gutakarira, kuko ushobora gusanga wa muntu uje kumuha amafaranga ashaka hari ubundi burwayi agiye kukwanduza, ashaka kumwanduza. Yego. Kuko urugero rutoya, hari umwana w'umukobwa nzi muri za 2010. Yego. Yari umwana mwiza pe w'uburanga, umwana muremure w'umukobwa w'uburanga bwiza. Yari afite nyina w'umukene ariko nta se afite. Yego. Yabaye ngombwa ko uwo mwana yari umwana w'umudanseri ubyina, agangwa ko ava mu kazi ko kubyina. Atangira kujya arangirwa abamusambanya. Ngo yabaye ngombwa ko aza kubona umusambanya, ariko noneho wa uza afite amafaranga ku buryo umwana bamubwiye kumuha amafaranga na telefone, iyo telefone zari zitangira kugerwaho z'amataci. Umwana arishima kugeza ubwo yavuze atanga hano ndahakiriye, kumbe uje kumugura azanye ubwandu. Amaze kumugura urumva yamujyanye mu modoka, barabanza baganira bagira aho bajya nyine muri iyo modoka, baragenda bararyamana, amuha amafaranga inote y'ibihumbi 200, amuha na telefone iguze 100. Urumva ko yari amafaranga menshi, yari telefone ihenze. Umwana w'umukobwa yumva akakiza, ariko ijambo uwo mugabo yaherekejeho niryo ryashengusha uwo mukobwa, ngo hari ukugira ngo uzayagure mu ahita amubwira ati, yahise amubwira iryo jambo ryo kumubwira ngo nyine nihagira igihindukamo uzayivuzemo. Ubwo urumva umwana ntiyabitekerejeho cyane, ahubwo akimara kugera mu rugo iwabo nibwo yabitekerejeho. Aravuga si umuntu wambwiye gutya, uyu muntu ni gatiki. Afata gahunda kujya, dore ko yari atuye iruhande rwo kwa Nyiranuma, ahita ajya kwa Nyiranuma kwisuzumisha. Aramubwira ngo azagaruke nyuma y'icyumweru, asubiye asanga umwana w'umukobwa yamaze kwandura. Kubyakira byaramunaniye, kugeza ubwo umwana yahise aba crazy, aba umusazi. Noneho mu kuba umusazi, ubwo aho ubusazi bubaye nk'ubugabanyuka, ahita agenda Kampala, aba arajya kubera Buraya, ariko yaza i Kigali abantu bikaba ibibazo. Ni akababaro gakomeye. Burya turavuga ngo ibinengwa tugomba kubinenga, n'ibishimwa tukabishima. Ibi rero ntabwo dukwiye kubishima, dukwiye kubinenga, cyane cyane ko aba bana bato b'abakobwa bari kujya mu Buraya bakiri bato, twabagira inama yo gusubira mu mashuri cyangwa bagashaka ikindi bakora, kitari umwuga w'uburaya, bakawurekera bari abashaje, kuko nabo baba bakubwira ati turifuza kubivamo. Iyo uganiye n'umugore ukuze w'indaya, abakubwira ati ibi bintu nabyinjiyemo ntabikunze, ari ubuzima, ariko nanjye mbonye icyo nkora nabivamo. Reka rero twe kubyiziringamo. Nshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, wowe udukurikiye ujya muri comment, ariko mbere ko ujya muri comment ngo twandikire, kora like, ushireho na share. Niba utarakora subscribe, ufata umwanya rwose ukande ukazogera, kugira ngo ibiganiro byacu bibe akagaruka kuri wowe. Dukubise tubangura, muri iyi minsi abahanzi benshi barimo bararekarama bafite agahinda gakabije, ngo bamwe mu ba producer barimo baraherana ibihangano byabo. Ibi bintu ko waciye mu muziki, ese mu gihe cyanyu nabyo byabagaho ko ibyo bintu byo guherana ibihangano by'umuhanzi? Ibyo nibyo kuva muri za 2010, kuko muri za 2010 nibwo urebye producer bwasakaye mu gihugu. Ni nabwo abahanzi benshi twatangiye kujya mu muziki, cyangwa se batangiye kujya mu muziki. Ibyo ntago ari bije nonaha, ni ibintu byo kuva kera, kuko ndibuka mere kuri Jackson Dados, hari indirimbo yageze kudukorera. Iyo ndirimbo kudukorera uko yakoreraga Remera hafi ya Stade Amahoro, urumva byabanga ngombwa ko tujya twagenda n'amaguru, dore ko icyo gihe nta bushobozi bwakaboneka. Mukazinduka tukajyayo n'amaguru, ku byo saa 5 twaga twagezeyo. Ariko ibyo ntabwo ari iby'ubu ngubu. Numva ko icyo gihe niba twaragenda akatukorera indirimbo, kujya kuri duha bikaba ikibazo, bikaba ko dushwana nawe kugeza ubwo indirimbo imara nko amezi 2 ikiri muri studio ye, akajya kuyiduha nta nkuru. Ntabwo urumva ko atari ibintu bya nonaha, ntabwo byoroshye.
bamwe mu bahanzi rero bamaze kwikoma producer Element L uzwi ku kazina M. Yego. Bamaze kumwikoma kubera kugumana ibihangano byabo agakora indirimbo zabo ntizisohoke akazitindana. Bamwe mu bahanzi rero abastari bazwi bamaze kumwikoma. Hari abahanzi bamwe ngira ngo wenda tubuze kugira tubacishaho mu kiganiro baraza kubabona batangiye kwikoma Element. Ati ngewe ntabwo Element azongera kunkorera. Uwabanje kubivuga bwa mbere ni Bruce Melody. Ati ngewe Element ntabwo akiri ku rwego rwanjye. Element asigaye hemuka ubu nge nashatse undi producer. Sasa rero buriya ntago burya umuntu ukora akazi kamwe agakora neza kandi agakora akishimye kandi nabo agakore bakishima. Ariko iyo ugiye mu tuzi turenze kamwe ari tuzi tubiri bwo hari igihindukaho challenge iraba. Yego. Kuko uhita uhugira mu byawe cyane kurusha uko ahugira mu by'abandi. Urumva ntabwo Element yari kuba yarabaye umuhanzi akomeze no kuba umuproducer. Yego. Yinjiye mu producer cyane kurusha uko yakwinjira mu buhanzi bwe kuko we nawe akeneye dore ko yarakeneye no kuzamuka kandi akanya kugeza isaha niwe mu producer umaze kubaka izina ku isi no mu Rwanda hose. Kuko urumva ntabwo rero yajya kuvuga ngo akurikirane ibyo akorera abandi adakurikiranye ibyo yikorera. Ahubwo se niba wenda naguciye mu ijambo aha ni ashobora kuzamo agashyari kuba wenda tuvuga urugero wenda Okama nawe ari mu bantu bamwishizemo avuga ati ntabwo Element yakongera kunkorera. Uri kumva? Yego. Na Kevin Kade urabona ko n'abahanzi bamaze kubaka izina ariko bakuvuga ati ngewe ntabwo Element azongera kunkorera indirimbo kuko indirimbo zanjye arazitindana. Ibi ntabwo byaturuka kushya ari kuba Okama yakora indirimbo nziza yakore kwa Element kandi na Element nawe afite umuzigo agomba gusohora muri uko kwezi. Element akavuga ati iyi ndirimbo ni inyisohora Okama arabandi yiturufu reka mbanze muryamishe none mbanze sohoye yanjye. Ntabwo byaturuka birashoboka ariko ntago yajya gukorera Okama indirimbo kandi nawe afitiye abanza Okama nego bibaho utebureza arabwibanza. Urumva uko yakora kose yakora iye ya Okama ikaza nyuma kuko urumva ko uko yakora iya Okama nta nubwo ariko yakora iye. Yego. Aba harimo tofauti ashobora gukora iya Okama akayikora nabi iye akayikora neza kugira ngo abe yo ijya mbere kandi abe ikora hit. Ubwo rero ntago byabura kuba Okama yavuga gutyo kuko nawe ari wowe wabivuga. Ibise ntago bigiye kwica talent z'abahanzi kuba producer ukaba n'umuhanzi. Ntago byakwica talent ye kuko Ndi kuvuga ku bandi bahanzi bamukoreshaho. Ku bandi bahanzi urumva bagomba kumuvaho bakajya ku bandi ba producer kuba erega producer ni benshi. Ba producers ni benshi kandi reko mu Rwanda dufite producers b'abahanga. Ntago ari abaje nona nabo kuva kera. Ariko kuba Element ari mu muziki kwa no producer baje aho kugira ngo bamujye abadindize ahubwo bashaka undi bakoresha. Bruce Melody yafashe icyemezo cyo kuhita yishakira undi mu producer uzagiye gukorera kandi abanzi none abakizamuka buri wese yumva ngo muri ndimo bajyamo ngubwo ngaho iba yagafashe. Wowe ukizamuka nyine nuko ukizamuka nyine acyazamuka akeneye hit kuko hit ari kwibona kuri LA ko yazamutse nagashaka kugira ngo avuga ati byize kuvuri yari mu star nankura ndahita nzamuka nk'urugero rutoye ya kwa Platinums Diamond yego kugira ngo uzamuka utuvuga ati bana ndemera ntange ayashaka yose ariko nzamuka indirimbo ikorwe muri Wasafi. Yego. No kuvuga ngo rero no muhanzi ushaka kuzamuka yakwemera agatanga ashaka kuri Element ariko ebana akajejuru ntabwo bikunda kandi Element nawe ari umuhanzi nuko ari umuzigo wa hatari ntabwo ari buwusohora yawusohora ati sikana akeneye wa hatari ntabwo ari ibintu birava tuze tubiragana bagane ku bandi ba producer ko ba producer barahari gusa ntago wenda Element ntabyumve nabi ntago ari kuvuga ngo ndi gutuma abantu batamugana sibyo ahubwo ndi kureba uruhare rwa bagenzi be kugira ngo bagenzi be basigare bishimye ko aho ngaho byagenze gutyo no havamo beef ugasanga byabaye ibibazo kurwana gutukana ibintu nk'ibyo ariko buriya iyo avuze ati ngewe Element muvuyeho ngiye gukoresha kundi nkuko
Bruce Melody yabikoze. Ora Bruce Melody ni umuntu w'umusaza cyane. Oya rega Bruce Melody industry arayizi arahita aravuga ati Element ugatangiye kuba umuhanzi kandi ari producer wanjye ankorera ibintu byiza ntazongera kunkorera atacu. Niko bimeze kabisa nawe ntiwamugumaho kuko ugumufata ikindi cyemezo kuko nta kuntu wakoresha indirimbo ku muhanzi mugenzi wawe azagukorera neza nkuko we yakoreye neza ntibibaho. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye kabisa byo ntibibaho. None se ibi bintu biragarukira he? Niyo nama wagira aba producer si Element gusa ni benshi. N'ubu urugero hari umwana ejo bundi wandagiye Nux the Beat. Yego Nux the Beat uramwibuka? Ndamuzi. Wo muri Monster Record uramwibuka muri Monster Record. Yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye. Nux the Beat hari umwana wamushiriye amafaranga sinye kwivuga ni muri umuna wanjye bamwita Kevin yamushiriye amafaranga mu 100,000 amukungwa mukorera indirimbo ariko iyo ndirimbo ntiyigize isohoka kugeza na n'ubu Peti yari akimuhamagara bigeraho none amuboroka niyongera no gufata telefone yakumamagaza indi yakumva ari we agahita amukupa. Ibi bintu biri mu ba producer none na Element arabyadukanye. Uzi impamvu buriya Nux yakoze ibyo ngibyo iyo ndirimbo yamaze kuyikorera Petit Frere wawe yumva indirimbo ni nziza ahita ayigurisha kuko ntago wavuga ngo yanze kuyimuha kubera ko ihari. Buriya yarebye avuga ati uyu mwana indirimbo ko nayitanga yayiha umustar ko nta mfite nayitanze nkayiha umustar gute ndi bumufate ndamubwira ikihe gifaransa. Kuki utamusubije amafaranga yese? nta nkukiruka inkoko cyetse ikuhe ijosi ako nta nkukiruka. Ibintu birababaje biburiya kugira ngo nanjye guhagarika umuziki narababaye. Nakoranye na Washington. Icyo gihe Washington yari yaje kwa Nux the Beat. Buriya Washington ari mu bantu bagiye baha Nux the Beat ubumenyi kuri production. Yego njyewe twamaranye igihe kingana n'icyumweru mutwara mu modoka arifite akamodoka nagendagamo kakavatiri. Icyo gihe naraga amajoro kugeza nubwo umugore yambazaga ati ariko kusigaye urara amajoro nabyo ndi kumwe na Washington ndi gukora indirimbo. Ariko iyo hip hop nakoze kwa Washington yari nziza pe yitwaga Africa. Washington yarayeranye nkajya muhamagara kuri ndubwo yijyana i Buganda. Wewe muri cya gihe uriya muhanzi wo kuri warimbanaga na Wizo na Radio harya wapfe ni Radio ni Wizo? Ni Radio. Wizo arahari. Radio icyo gihe hahise havuka Saga na Washington ayizamo urupfu rwe. Icyo gihe ngiye nahise mu indirimbo ndayibona. None nkamuhamagara ambye ati nzaza mu Rwanda nyizanye narategereje amaso ahera mu bicu mfata icyemezo cyo kujya kundi mu producer arayinkora remix indirimbo irasohoka. Ibi bintu ko aba producer bose babifite izi ngeso aba producer badukanye zo guherana indirimbo z'abantu ibi bintu bizarangira biti? Ibi bintu nta herezo ryabyo kuko no kuvuga ngo ibyo niyo kamere yabo niko nabyita niyo kamere yabo kuko impamvu navuga yo kamere yabo none se ibintu byatangiye muri za 2018 kuzamuka ubwo urumva kugeza isa 2026 bikiriho ubwo urumva ibintu bizacika gute? Ntago biteze gucika ibi bintu kuko ndibuka tujya gukora indirimbo kwa Dr Jacques agikora muri F2K Marehemu Dr Jacques Imana imuhiruko dashira ahari hose aryamye Imana imworohereze. Yego kugira ngo ajye kudukorera indirimbo yabanza gukora indirimbo ze yabo we na Faruku arazi ko bitwa Bakimaze bakabanza gukora indirimbo yabo. Twagiye kubona indirimbo yacu bigeze kure kugeza ubwo dushaka undi mu producer uyidukorera twayikoze ari ninjoro ndabyibuka aho ari go mu producer wundi ayidukorera ariko nawe yikorera kwa Dr Jacques ariko nabwo nyine yayikoreye kwa Dr Jacques nyine muri F2K kuko natwe twayikoreye urumva ntago twari kujya kuvuga ngo dufate ubwo cyari ikibazo cya mastering cya mastering gusa yonyine ko yari yamaze kubirangiza byose yabikoze ahubwo asigaye mastering. Twamagana undi mu producer aza kwidukorera DJ Lil ndamwibuka wari uza kwidukorera ndamwibuka hari hose Rasta DJ Lil Imana imuhezagire byose ndamusuhuza cyane umwana mwiza cyane n'ubu ngubu n'umwana mwiza no kumusana ku musozo w'ikiganiro. Ibi bintu nibyo kunengo niba Element yaramaze kubaka izina mu Rwanda ababanzi b'abastari bose batangiye kumucika bavuga ati Element ntabwo tuzajya gukorana nawe. Niyo nama wagira Element kugira ngo ibi bintu ariko byahinduka byibura abahanzi bongere bamwibonemo? Element nimba ashaka amafaranga y'ahantu habiri agire gutya inama namugira nuko yafata hamwe akaha agaciro
karenze ahandi, agaciro yaha aho yaha agaciro karenze ahandi, yaha agaciro ku akorera, kuko abakorera niwo bosi be, naha agaciro abakorera, noneho namara kubakorera nawe akora ibye, akoranje akorera ba bosi be. Ndumva ariyo nama namugira, ko ntabwo namubwira ngo areke gukora ibyo ko ntibyashoboka, sibyo byose nabikore kuko nibyo byamuta, ariko amenya agaciro k'abahanzi k'ababosi be, kuko abahanzi nibo babosi barabanzi nibo babosi be, nibo batumye abasha kuba yitwa Element, nibo batumye abasha kumenyekana, nibo batumye agereye za Amerika, mbese urumva ko abahanzi nibo batumye agera aho hantu hose. Agomba kubaha agaciro rero kurusha uko azamura ibye, noneho yamara kubaha agaciro akabona kuzamura ibye. Yego. Reka rero dusoza ikiganiro, inshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, wowe utarakora subscribe ndagusaba ko wafata umwanya ugakanda kukazogera ku jambo subscribe cyangwa mu gifaransa s'abonner, kugira ngo ibiganiro byacu bibakagaruka kuri wowe. Kora like, wandike comment, winjire muri comment utwandikire utubwira ati ndabona igituma aba producer barimo barahemuka ari iyi mpamvu, ndabona igituma aba bana bato bari kubindaya ari iyi mpamvu. Bityo uko mugenda muduha ibitekerezo ibyo bituma dukomeza kurushaho gukora, kuko turiho kubera mwebwe, dukora kubera mwebwe mutadukurikirana ntabwo 001 TV Show Rwanda yabiro. Ndabeshya ibi uko bimeze ntabwo yabiriho rwose. Tugane ku musozo w'ikiganiro rero, reka dukorera amafaranga. Niye hantu wagana wasanga icyo kurya giteguye neza, icyo kunywa kimeze neza, inkoko yokeje neza, niye warangira abakiriya? Abakiriya nabarangira muri Golden Plate, kuko ibyaho byo kunywa n'ibyo kurya bigura makeya, ntago bahenda. Niyo mpamvu bagomba kuhagana, kuko hari ubusitani bwiza bumeze neza, ntago wahagira ngo ugire ubushyuhe, ntago wahagira ngo ubure ahantu uruhukira, mbese bagane Golden Plate. Igikini navuga kuri Golden Plate ni ahantu heza, hari ubusitani ushobora gusanga wakorera ubukwe, ushobora kuhategurira ubukwe, ushobora kuhategurira inama, urumva. Golden Plate ni ahantu hategura n'ibitaramo. Golden Plate wowe ufite amafaranga yawe wijya kuyata muri restaurant za Ndagaso. Golden Plate igufitiye isamaki imeze neza, igufitiye inkoko iteguye neza, icyo kunywa gifutse kimeze neza. Golden Plate na handi herereye ni Nyamirambo, hagati urabona ugeze kuri station, ni station yitwa nguki? Ni Mereze, yahoze ari Mereze ariko ubu yitwa Robis imbere ya Isimbi. Ubu ni station Robis. Kugira ngo ugere kuri Golden Plate, hagati yayo harimo umuhanda uzamuka Rocapli. Golden Plate urenga inzu imwe, icyo zakubwira neza ko wahageze nuko uyu uhagaze kuri Isimbi Restaurant, uyitera umugongo, uhitubona urupangu ruri ruguru rufite portail y'umutuku, aho niyo mu Golden Plate. Kuhabarangira neza rero buriya azamukiye ku ruhande rwa ruguru hano kuri Rafiki, hano ku muhanda, akazamuka akarenga Rafiki gato, akarenga kuri Simba, ni ruguru ya Simba hari aho bita Isimbi. Agihagarara ku Simbi areba ruguru, ku Sami Restaurant akareba umugongo, ahubwo ibumoso bwe niho ari Golden Plate. Ikindi twabwira abantu bafite amamodoka, Golden Plate ifite igipangu kinini, iyo uje kuhiyakirira n'imodoka yawe uyinjizamo kandi ifite umutekano. Ubwo rero ndumva nta handi wagana usibye kugana Golden Plate, kuko Golden Plate navuga ko iyoboye ahandi hantu hose. Ni ahantu heza, hari amahumbezi, ariko ubona imiteguro ya Golden Plate iratandukanye cyane, itandukanye n'ahandi. Nshuti mukunzi wa 001 TV Show Rwanda, rero ibiganiro byacu nakagaruka ko wavuga ay'ubuki, ay'inzuki ntiyarya iki? Ubuki. Bivuga ngo rero ibiganiro byacu nakagaruka, nari njyewe Rashidson Akanzura heba mvuge barijyane izimira ikicura na igira umushumba, Batman Ramjan Shakari, King of the NY City. Ndi kumwe na mugenzi wanjye old school, ariko rero hari abantu bagiwe gusuza, ntabwo nayibagirwa. Igihe cyose basuhuze vuba dusuhuze, ushaka kunyibagiza basuhuze bicaye ntabwo ari myiza. Ngiye reka nkubwire, ngenda suhuza urungano groupe, nkasuhuza Vision Rwamara City, yego abantu bansuhuza, nkanasuhuza deja n'abantu
bakorera aho nkorera hari ako kazi kanjye aho nkorera, ndabasuhuza mbabwira ngo akazi keza n'umunsi mwiza, bajya bakurikirana ikiganiro. Nanjye reka nisuriza abantu b'Inyamirambo, Remera, Kacyiru, Kicukiro, Nyakabanda, Kimisagara n'ahandi hose mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zaho no mu ntara zose zigize igihugu. Namwe ndabasuhuje, muri abantu b'intwari cyane kuba mwadukurikiye. Nibagiwe n'abakozi ba Golden Plate, abantu batuba hafi cyane, nabo ndabasuhuje cyane. Ngira ni amahoro y'Imana abane namwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.